twagira ngo tubakire hano mu biro by'umurenge wa Kigoma. Uyu munsi mwifuje kuza gushyingirirwaho tariki 24/12. Mu by'ukuri bagomba kubashyingira ejo kuri Noheli kuko ariho mwasabye, ariko kubera ko ari umunsi w'ikiruhuko mwifuje ko twabasezeranya uyu munsi, natwe turabyemera. Hari imirenge imwe yashyingiye ku wa 4 w'icyumweru gishize. Rero twagenda mu byifuzo byanyu ko icyumweru imbere n'ikindi n'imyiteguro abantu baba batarayinoza neza. Niyo mpamvu twifuje ko ibyifuzo byanyu tubyakira hanyuma tukabashyingira uyu munsi. Ngira ngo ni no munsi mwiza uhuye na Noheli, uhuye n'ibindi birori biza gukomeza. Rero ntabwo tubuze kuza gutinda mu bintu byinshi. Nzi ko mwagize umwanya wo kuza hano. Ubundi mbere y'uko tubashyingira umunsi nyirizina, tuhamagara abageni kugira ngo baze tubigishe, tuganire nabo byose, tukajya no mu itegeko kugira ngo abantu bajye kubaka urugo, bajye gushinga urugo ariko mu by'ukuri bazi ibyo bagiyemo. Tubikora rero mbere kugira ngo abantu babe babumva neza izo nshingano n'uburemere bwazo, hanyuma bagende bazitekerezeho, baziganireho, hanyuma bazaza ku munsi nyirizina ari igikorwa cy'umuhango wo gushyingira nta magambo menshi. N'ubu ntabwo turababwire menshi ko mwaje, ariko ndagira ngo mbasabe muzirikane uyu muhango ukomeye w'ishyingira rikorewe imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta. Tubashimira ko ibyangombwa byose mwarabyujuje, twarabishimye, nta muntu wagaragaje ibyangombwa bituzuye. Tunabashimira ko ibyo twagiye tuvugana byose mwabyubahirije, kandi tugasanga nta mpamvu twebwe ku bwacu nk'ubuyobozi, nta mpamvu twabonye ishobora gutuma tutabashyingira, uretse wenda iri buze kugaragara uyu munsi mu bantu bashobora kuba baje hano, nayo dusuzuma tukayibuzana n'icyo itegeko riteganya, hanyuma tukabiha umurongo. Ariko ku bwacu nk'ubuyobozi nta mpamvu n'imwe twabonye yabuza uwo ari we wese mu bari mwebwe gushyingiranwa none. Ariko biranashoboka ko mu baje, kubera yuko mu byo twarebaga nta masano twarebaga imyaka, tukareba niba umuntu atarasanzwe afite umugore cyangwa umugabo. Ibyo ngibyo tubirebera mu byangombwa muduha, ariko agiye gushyingiranwa hano bashobora kuba bafitanye amasano. Bamwe rero mu babazi, abagize umuryango, inshuti se, bashobora kubitubwirira hano. Ishyingirwa tukarisubika kubera yuko ntabwo itegeko ritwemerera cyangwa ryemera ko hashyingirwa abantu bahuje bafitanye amasano kugera ku gisanira nibura cyangwa se igisekuru cya karindwi. Kandi nzi neza ko hari umuntu avuga ibisekuru, abantu b'uyu munsi biragoye, ariko abantu bakuze baba babizi. Bibwira ko nabyo tuza kuza kubitega amatwi. Ni umwanya mwiza kugira ngo abantu baze kutubwira niba koko nta sano aba bantu bafitanye.
hari rero inshingano zikomeye mugiyemo kugira ngo y'amezi 6 atazashira mugenzi wawe akaba yavuga yuko atabana n'umugore cyangwa n'umugabo nk'uko itegeko ribiteganya, akaba yajya gusaba ubutane kandi yabonye. Abantu rero bashakanye kubana ntibivuga kubana n'umuntu mu nzu buri munsi, kuko ubuzima bw'uyu munsi hari ubwo butemera, hari ubwo butabyemera. Bibaye byiza byabaho abantu bakabana buri munsi guhera kuwa mbere ku cyumweru, ukwezi, umwaka ugashira gukomeza. Ariko hari ubwo bitemera kubera ubuzima, imiterere y'akazi abantu baba bafite, bituma umwe cyangwa undi ajya mu kazi akajya ahantu hatandukanye. Ibyo rero si ukutabana, siko kutabana, ahubwo ndavuga kudasangira ubuzima. Kutabana biturutse ku bushake bw'umuntu umwe, harimo ndetse no guhima mugenzi we, harimo no kudashaka kubana nawe, harimo n'ibindi byinshi bitandukanye bituma nyine ugaragariza uwo mwashakanye cyangwa se uwo mwashyingiranywe ko utamukeneye. Aha ni itegeko rivuga, naho ibindi ni ubuzima, kandi muhitamo kubana uko mubishobojwe. Nabibabwiye ko urugo rwubakirwa ku rukundo kurenza ibi byose. Nanone hari indi nshingano n'uburenganzira mugira. Abashyingiranywe bagira uburenganzira ku mutungo. Uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe butangira mukimara gushyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Kugira ngo mwabuhisemo hano mwarabutubwiye, buriya buryo rero mwatubwiye muratangira gushyirwa mu bikorwa mu kanya. Nitumara kubashyingira, buri wese aratangira agira uburenganzira ku mutungo, ku mitungo yanyu, bijyanye n'uburyo bw'imicungire y'umutungo mwahisemo gusezerana. Iyo ishyingirwa risheshwe cyangwa iyo riteshejwe agaciro mbere y'uko abashyingiranywe babana, nta nkurikizi rigira ku mutungo wabo, uretse iyo bigaragaye ko hari umutungo bari bafatanyije. Ikindi ni ubuyobozi bw'urugo, nayo ni inshingano ikomeye. Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rugire umuco, ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Aha rwose ubuyobozi ni ubwanyu mwembi, ni ubwanyu mwembi. Umwe mu bashyingiranywe yiharira iyo nshingano iyo undi adashobora kuyikora. Byumvikane neza ko hano mwembi muri abayobozi b'urugo. Ubundi n'itegeko riteganya ko mufatanya ubuyobozi bw'urugo, ariko ntabwo turi buze kubategeka ngo mubikore uko nguko. Iyo n'umuco bahase, hari ubwo umugore yumva ko umugabo nk'umutware w'umuryango, ari umutware w'urugo, ari umuyobozi w'urugo, ariko ntuzabyikureho byose ngo wumve ko umugabo ari umuyobora urugo, kubera yuko icyo gihe byafatwa nk'aho mu by'ukuri udashoboye iyo nshingano kandi urayishoboye, ahubwo urabikora mu kubw'umuco, ariko ntabwo bikora kubwo udashoboye kuba wayobora urugo. Aha nagira ngo nanone tuze kureba ibijyanye n'icyo umuco dusaba, ariko ubundi mwembi kubw'itegeko muri abayobozi b'urugo rwanyu, ndetse mukaba mugomba gushishikazwa no kurwitaho kugira ngo rugire umuco ukwiye, umuco nyarwanda, ndetse rugire ibirutunga bihagije. Urugo murwubake rukomere kandi ruba urugo koko rwifuzwa, urugo ruteye imbere. Ninde ugira uruhare mu gutanga ibitunga urugo? Itegeko rivuga yuko buri wese mu bashyingiranywe agira uruhare mu bitunga urugo rwabo hakurikijwe uburyo bwa mikoro buri wese afite.
ndibwira ko nta gusigana kuzabaho, nta uvuga ngo nudahaha ntabwo uyu munsi turi burye, ahubwo buri wese bijyanye n'amikoro afite agira uruhare mu bitunga, mu gutanga ibitunga urugo. Nk'uko nabivuze, nanone dufite inshingano yo kurera abana muzabyara. Abashyingiranywe bafite inshingano yo kwita ku bana babo, kubaha ibibatunga no kubarera hashingiwe ku ndangagaciro z'igihugu. Iyo umwe mu bashyingiranywe ateshutse ku nshingano yo kwita ku bana, kubaha ibibatunga no kubarera, uwo bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu ashobora kumurega mu rukiko rubifitiye ububasha. Ntabwo ndi bubitindeho, nabyo ngira ngo birumvikana. Turanazibona izi manza cyane, ariko ntabwo mwebwe aribyo tubifuriza kuregana, kubera ko hari umwe wateshutse ku nshingano yo kurera, ntabwo bikwiye. Buri wese mu bashyingiranywe afite inshingano yo guha uwo bashyingiranywe ibimutunga iyo bikenewe. Ibitunga umuntu bitangwa mu rugero nyiri kubihabwa abikeneyemo bijyanye n'ubushobozi bwa nyiri kubitanga. Ibitunga umuntu bitangwa mu mafaranga cyangwa mu bintu. Iyo umwe mu bashyingiranywe atubahirije inshingano ze, uwo bashyingiranywe ashobora kuregera urukiko rufitiye ububasha kugira ngo hafatwe ibyemezo by'agateganyo birengera urugo. Afite ubumuga cyangwa uburwayi butuma adashobora kwirega gutanga ikirego, iyo uwo bashyingiranywe ari we mwishingizi cyangwa umujyanama we, ikirego gitangwa n'umuntu ufitemo inyungu. Bageze muri bya bindi by'amategeko nemera cyane cyane, ni ukubibabwira kugira ngo mpamvu ntabyemera nuko nemera ko urugo rwubakira ubwubahane, ubwumvikane, ubufatanye, ishyigikiwe n'urukundo, hanyuma bikaremerezwa cyane n'ikiganiro, cyangwa se bigahanwa n'ikiganiro kiba mu rugo. Amategeko azaza ariko byanze, ariko ubundi ntimuzubakire urugo rwanyu ku mategeko, kubera yuko urugo ntabwo rwubakirwa ku itegeko, rwubakirwa ku bushake bw'abantu, cyane ko aribwo bwabahuje. Nibwo bukuru, nabwo bufasha kugira ngo urugo rugende neza. Ishyingirwa riraseswa, hanyuma iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, abana bakomeza kurerwa n'umubyeyi wabo. Ibyo ni ibisanzwe. Umubyeyi wasigaye kabone n'iyo yakongera gushyingirwa ahamana izo nshingano, iyo nawe apfuye barirwa mu buryo buteganywa nyine n'amategeko. Iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, uruhare rwe ku mutungo rucungwa n'uwo bashyingiranywe ukiriho kugeza izungura rifunguwe. Ibi nabyo tujya tubibona mu miryango, ni byiza ko mubimenya kugira ngo bitazaza bitungurana. Hari impamvu z'ubutane, ndazisoma nihuta kugira ngo muzigireho ubumenyi. Impamvu ya mbere, buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba butane kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi. Imwe mu bashyingiranywe agaragayeho ubusambanyi, ubifitemo inyungu ashobora kuregera urukiko rukabatandukanya. Impamvu ya kabiri ni uko umwe mu bashyingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro, nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana. Ahangaha umwaka iyo ugeze, abantu bashyingiranywe, umwe yarataye urugo atahaba, bitandukanye na bya bindi twavuze bwa mbere, kumara amezi 6 nyuma y'ishyingirwa abantu batabana, ibyo ntibyemewe. Ariko hano ni abantu noneho mwashyingiwe, mwanabanye, hanyuma umwe mu bashyingiranywe ataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro, amezi 12 agashira. Ahangaha urukiko rwabatandukanya, umwe mu bafitemo inyungu agiye gutanga ikirego. Icya gatatu ni uguhamwa n'icyaha gisebeje.
umwe mu bashyingiranywe gushobora guhamwa n'icyaha gisebeje mugenzi we nko gusambanya umwana, umwe mu bashyingiranywe bakahamwa n'icyaha cyo gusambanya umwana, ndetse urukiko rukamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu cyangwa cy'imyaka runaka, hanyuma umwe mu bashyingiranywe ntiyemere ntiyakire icyo gihano cyahawe mugenzi we kubera icyaha yahamijwe gisebeje, ashobora guhita ashingira kuri iyi mpamvu y'icyo gihano yahawe, kuko yahamijwe igihano cy'icyaha gisebeje, akahagana urukiko rukamutandukanya n'uwo muntu. N'ibindi byaha bisebeje bitandukanye, ibyaha bisebeje ni byinshi. Icya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Umwe mu bafitiye ubushobozi utatanze ibitunga urugo kandi bigaragara ko ari we, mu gihe byahagaze ubuzima buba bwahagaze mu rugo ariko ntabikore, icyo gihe uwabyimwe afite uburenganzira bwo kuregera urukiko rukabatandukanya. Icya gatanu ni ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishengura umutima, irishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije urega, umwana bahuriyeho bombi, umwana w'urega cyangwa w'uregwa. Ibi ngibi byose mvuze ni ihohoterwa. Ihohoterwa rikorwa n'umwe mu bashyingiranywe arikorera mugenzi we, aba ari we arikorera ku mubiri we, aba arikorera mu mitekerereze, aba ari ihohotera rishengura umutima we, cyangwa se irishingiye ku mutungo. Umutungo yarawihariye, ntashaka ko hari undi mugenzi wawe ugiraho uruhare, cyangwa akagira imyitwarire ibangamiye mugenzi we ikabije, cyangwa se akaba yahohotera umwana bahuriyeho bombi. Umwana bahuriyeho bombi ushobora kuba ari umwana barera bemeye badorose, cyangwa umwana wabo bahuriyeho, umwana w'urega we cyangwa se w'urega, umwe muri abo ngabo. Iyo ahohoterwa umwe mu bahohoterwa cyangwa se mu babona iryo hohoterwa rikorerwa abo mvuze bose, yagana urukiko rukabatandukanya. Igiye ku gitsina, iki nacyo iyo kigaragaye umwe mu bashyingiranywe akabona atabyihanganira, agana urukiko. Hano hajya haba impaka cyane ngo abashyingiranywe ntabwo bahohoterana bishingiye ku gitsina, bibaho na cyane, ahubwo ntabwo bivugwa, bijya kuvugwa abantu bashize. Hari aho rero bigaragara cyane, turabibona kenshi mu baturage bacu, turabibona ndetse na mbere y'uko agana inkiko bagisha inama ubuyobozi. Iyo tubonye nyine bikabije, tubasaba yuko bagana inzego z'ubutabera zikabatanga. Ikindi ni ukumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. Nubwo ari ubushake bwanyu, ariko imyaka 2 niba mwarahisemo kutabana kugira ngo mutabangamirana. Iyo umwe abonye undi sesemirabira, iyo umwe abonye undi umutwe urabyuka, iyo umwe abonye undi zikuzimu zirazamuka, jya kuba hariya nanjye mbe hariya. Iyo imyaka 2 ishize mubayeho, ubwo nta kintu muba mushigaje no gutandukana, kubera yuko kubana byarabananiye mu by'ukuri. Ariko kugira ngo nyine mwatabangamira mugenzi we, jye misemo tubyumvikane ku bushake bwacu, aho kugira ngo tuzicane. Banabivuga aho kugira ngo tuzicane, wafashe kiriya cyumba nkifatira kiriya icyumba mu nzu, cyangwa se wafashe iriya nzu nkifatira, bakabigenzura. Iyo myaka 2 ishize mubayeho gutya, mutabana ku bushake, mwarabisemo. Mu by'ukuri ubifitemo inyungu, kuko ntimurega mwembi, agana urukiko rukabyakira, rukaba bwabatandukanya kugira ngo atazava n'ubundi ngo ntabwo ari urugo. Ikindi ni ukutabana mu gihe kirenze amezi 6 akurikirana, twabivuze, uhereye igihe ishyingirwa, uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari. Ubwo nyine kuva uyu munsi umukobwa uri bugenda akamara amezi 6 batamurongoye, amenye ko itegeko rihari rirabivuze. Risubiremo, kutabana mu gihe kirenze amezi 6 akurikirana, uhereye igihe 24/12 habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari. Abahungu bagenda bakaba basendakaze, abakobwa bashyingiwe nabo impeta zigatangira gucuya,
babambitse impeta y'urukundo nitangira gucuya amezi 6 ubundi ashira yaracuye. Ubwo rero uzajya umenya ko uwo muntu mu by'ukuri itegeko rikwemerera ko umubwira ngo ariko ndanabizi mfite n'urubanza ubu ngubu ngiye kurangiza mu kanya rw'abo bantu babayeho gutyo amezi 6 arashira bihita birangira. Iyo kubana bitagishobotse kubera indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranywe, urukiko rwabatandukana. Hari indi mpamvu kutabana bitewe n'uko umwe mu bashyingiranywe afashwe nabi, ntibyitwa guta urugo mu gihe yagiye abimenyesha ubuyobozi bw'ibanze bumwegereye bigakorerwa inyandiko. Itegeko ni ikintu gikomeye cyane. Itegeko rifata impande nyinshi, hato hatazagira umuntu uvuga ngo umugore wanjye yataye urugo ngiye kumureka, cyangwa umugabo wanjye yataye urugo ngiye kugana umucamanza adutandukanye. Mu gihe azaba yarataye urugo guhunga ku mpamvu z'uko imibereho muri urwo rugo irutwa no kutahaba, akaba yaragiye bigaragariza ubuyobozi mu bihe bitandukanye. Mu yandi magambo, ntabwo itegeko rivuga kwahukana, ariko umugore ashobora kuva mu rugo akahukana, cyangwa umugabo akava mu rugo akahuka, akagenda agaturuka kavuga ati urugo aho kugira ngo nubemo birutwa no kutarubamo. Iyo agiye rero muri ubwo buryo ntabwo byitwa guturuka, ariko kugira ngo bifatwe kutataye urugo bisaba ko waragiye ubyereka inzego z'ubuyobozi ikibazo ufite mu rugo rwawe, ndetse bakakugenderera, bakabaganiriza, bakabasura, bakumva igihe kiragarutse, kongera ukarega, kuzageza ubwo ufata icyemezo ukavuga uti giye munyandikire ko ngiye kugira ngo nzasige umutwe muri uru rugo ndagiye. Icyo gihe ntabwo bifatwa nko guta urugo, bifatwa nyine nko gukiza amagara yawe, hanyuma ibindi bikazakurikiraho nyuma, ariko utazashinjwa icyaha cy'uko wataye urugo. Ibi rero ni ibigabo kandi mwabyumvise. Ntababwiye ko ibingibi tuba ku rugo, oya, gusa kubimenya ni byiza kugira ngo mubyitwarane. Abantu muri hano murakuze, mwese mufite imyaka y'ubukure, nta n'uwabisabye ngo bagushyingire afite munsi ya 21. Umwanditsi w'Irangamimerere w'Akarere abimwemerere, mwese mufite imyaka 21. Bivuze ngo muzi icyo mugiye gushaka. Urugo ni ubuzima, ubundi urugo ni ubuzima. Urugo ntabwo ntibazajya batera ubwoba ngo urugo rurakomeye, harimo n'abavuga ngo ni ishuri rihise, ni ikiburamwaka, ni primary, ni segonderi, ni kaminuza. Ubwo ni irihe shuri? Ntabwo ari ishuri rwose. Urugo ni urugo, nta n'icyo wabigereranya nacyo, ahubwo urugo ni ubuzima, kubera ko mu rugo niho hatangirira ubuzima. Iki kintu mujya mucyumva neza cyane. Mu rugo niyo ntangiriro y'ubuzima. Mu rugo niho umugabo atangira kwitwa umugabo n'umugore akitwa umugore, si byo ababyeyi? Mu rugo niho abana bavuka, niho bavukira. Twese twavukiye mu muryango. Nta muntu n'umwe witwa umuntu utaravukiye mu muryango. Mwumva agaciro k'umuryango, mwumva agaciro k'urugo. Urugo ni ikintu gikomeye cyane. Rero urugo mugiye kubaka, uko ruzaba, icyerekezo ruzagira, agaciro ruzagira, imibereho y'urugo rwanyu muyifitemo uruhare 100%, kandi mwene. Rero ikizubaka ingo zanyu, nyivuga niba utaranasoza, urugo rwanyu muzarwubakire ku bintu bikomeye. Icya mbere, urugo rwanyu nk'uko mwahujwe n'urukundo, muzizirika ku rukundo. Urukundo ubundi ni ikintu kitagira isura, ntikigira ibara, ntikigira ingano, ariko vuga ngo urukundo ubundi nyine aho ruri haragaragara. Urwo rero ni narwo rwatumye aba bakobwa babicaye iruhande, aba bagabo babicaye iruhande, muhura ko mwahubonanye n'abandi bantu benshi, muziranye, mwavukanye, mwabyirukanye, aho mwiganye, ariko urukundo rwagushyize kuri uwo mugenzi wawe. Icyo ni igihaha. Muzizirike kuri urwo rukundo. Nicyo kintu cya mbere gikomeye. Aho rwabuze urugo ntirubaho.
aho rwabuze mu rugo nta biryo bibamo, umugore ntashobora guhaha, umugabo ntiyahaha, abana ntibashobora kubaho neza. Ni ukuvuga ngo urugo ni intangiriro n'iherezo rya byose mu rugo. Iyo rwabuze mu rugo nta mahoro abamo, kandi niyo yibanze mu rugo. Iyo rwabuze nta buzima buba buri mu rugo. Umuntu ashobora kurya ariko guteka ntarye kubera nta rukundo. Iyo udafite urukundo na mugenzi wawe ntiyamugaburira muri iki, nta n'umwanya babigirira. Donc urukundo ni ikintu gikomeye mu muryango. Mwimakaza urukundo, ibintu byose bizaza. Icya kabiri, muzafashanye. Buri muntu wese mu mbaraga Imana yamuhaye, mu bwenge Imana yaguhaye, uzabikoreshe mu gushaka iterambere ry'urugo rwawe. Umugabo anyure hariya, umugore anyure hariya, muhurize hamwe mu muryango kugira ngo mugere ku iterambere. Iyo abantu bafite uko bameze, ibibazo ari bikeya, urukundo rurakomeza. Iyo mufite uko mubayeho, ubuzima bufite umurongo, kubana biroroha, biranashoboka. Ariko ibintu mwatangiye guhimana, umugabo agahima umugore cyangwa umugore agahima umugabo, hagakora umwe hagombaga gukora babiri, ukamera nk'aho ari umuseribateri kandi warashatse, aho ibintu byose biba byazanga. Ndagira ngo mbasabe muzafashanye muri byose kugira ngo iterambere ry'urugo rwanyu ryihute, kuko urugo ruteye imbere ntacyo rubura. Icya gatatu, muzaganire. Ikiganiro mu muryango ni ikintu gikomeye cyane. Ntimuzabure umwanya wo kuganira, ntimuzabure umwanya wo kuganira, kuko iyo ikiganiro cyacitse mu muryango, ibintu byose birahagarara. Buri wese atangira gutekereza mugenzi we uko atari, uko hatari ikiganiro wese ariganiriza. Iyo wiganirije uganira kuri mugenzi wawe, umubonamo ibitamurimo, umubonamo uko atari, umufata uko atari. Ikiganiro ni ikintu gikomeye cyane, kandi impamvu ari ikintu gikomeye, muhere ku ntangiriro y'ubuzima bwanyu, mwembe uko mwicaye kugera kuri iyi tariki 24 z'ukwezi kwa 12, murebe ikintu cyatumye mumenyana kurushaho, kigatuma urukundo rwanyu rukura kurushaho, kigatuma mwicaranya hano mugiye gushyingirwa kurushaho, n'ikiganiro. Hari ikindi ubu hari umuntu wahuriye n'undi mu nzira ntibavugana, araterura azana hano imbere y'igitifu. Birashoboka? Ntabwo bibaho. Uko mwagatangiye mwumva bitazanashoboka, mukumva ntibizana, rimwe na rimwe nta na gahunda bari mufite, ukavuga kare, rimwe mukumva ubucuti busanzwe, ubundi ukumva nyine nta na gahunda ufite yo gushaka umugore, nta na gahunda ufite yo gushaka umugabo, ariko mugenda muganira, ibintu byose bigenda bigira gute, bigenda byiyubaka. Icyo utaruzi kizaba ejo kikaba kirabaye. Kubera iki? Ikiganiro. Mwaganiraga kenshi, namwe murabizi, ntabwo tubibarusha. Mwaganiraga kenshi ijoro ryose, amanywa yose, akanya umuntu abonye. Abari mu kazi ndabizi ko iyo bakikaga imirimo, telefone, amayinite hafi aho. Ikiganiro ni ikintu gikomeye cyane. Rero uko mwaganira bizarusheho, kubera ko ikiganiro cyubaka umuryango, kikawukomeza, gikuraho imitego yose itezwe urugo, gikuraho ibibazo byose biri mu muryango. Icyo mugenzi wawe yabaye, ko ibyamubayeho buri munsi ukabimenya, nutamuganiriza ntabwo uzabimenya. Ibyishimo byamubayeho nawe mukabisangira, uzabimenya kubera ko mwaganiriye. Umubabaro yagize mu kazi kubera yuko byamugendekeye gutyo, nimutaganira ntabwo uzabimenya ngo mufashe muri uwo mubabaro we, mumujyananemo. Donc ikiganiro ni ikintu gikomeye cyane. Ni umwanya mwiza mubonye noneho kuzajya muganira muri kumwe, ariko nubwo muba muri kumwe nyine birumvikana kuri bwa buzima muzi tubayemo, n'ubundi kubana ni gakeya, niko bigenda. Ariko nyine igihe icyo ari cyo cyose tugomba kubana tuganira, twimika ikiganiro mu muryango kugira ngo kidufashe kubana neza. Hanyuma rero nsoza, aba babyeyi
aba basore n'inkumi bacu, ubuzima mugiye kubanamo nyine n'ubuzima bw'abantu babiri, reka nanabibasabe rwose muvana abandi bantu mu buzima bwanyu mbere y'ubwanyu. Ko miryango, ibintu bisenya imiryango cyangwa bisenya ingo akenshi bituruka mu miryango yacu, bituruka ku byo twahaye agaciro bitari ngombwa. Ariko duha abantu agaciro tukabaha umwanya bakinjira mu ngo, umuntu akinjira mu rugo uzi neza yuko agiye kugutera nk'inkunga, agiye kugufasha, ahubwo akaba afite muri we kugusenyera. Izi ngo mugiye kubaka ni izanyu, urugo ni urwanyu mwembi. Nirubananira utakwitabaza papa wawe, yabana abantu bavanye baranga babyumva. Urugo rubona rugiye kukunanira, wamugisha inama, ariko nabwo ugenda wikandagira. Ariko rubona rugiye kukunanira, wowe ubwawe wiganira kumva rugiye kukunanira. Nushaka ubyihorere, ufate umwanzuro. Kubera yuko tuzi abantu benshi bagiye bagira inama imiryango, aho kugira ngo bagize inama yubaka bakabaroha. Iyo bagiye kugisha inama abagore bagenzi bawe, ubabwira yuko ugiye gusenya, ushaka ko bagufasha kubaka, ariko ugisha inama bamaze gusenya nk'eshanu. Aho bataye umuntu iki kiranyina ku mubyimba kinshakaye, nk'uyarambaza ngiye navuye mu mazi 3, we ari muri rumwe aje kugisha inama. Umva mureke, ari inama yakugira se, ari ndira aho usanga padiri cyangwa pastori, ariko nawe mujye mwitondera, mujye mwitonda ahantu hose, mujye mwitonda, mujye mugenda neza. Urugo ni urw'abantu babiri gusa n'uwumva kubaka byanze kavuga utari ahantu naribeshye, rya shuri bahoze bambwira nasanze rigoye, ntabwo nari dukora uko bimeze. Aho kugira ngo ujye kugisha inama abantu bari bo bose, fata icyemezo. Ubundi nibwo bugabo, niko kubaka urugo udashikagurika, ushikamye uzi icyo ugiye gukora. Ahubwo utoka ibintu birananiye, ntako ntagize, ntako ntagenje, hirya nanyuzeyo, hino nanyuzeyo, ibintu byose ntacyo ntakoze, ibintu birancanza. Aho kugira ngo bincange ubuzima buncange, reka mbihagarike. Ufata icyemezo wowe wenyine, nkawe wenyine, we kugisha inama abantu batandukanye. Nubwo abajyanama bakiriho ariko ni bakeya, ushaka kugira inama yo kubaka nta kugira iyo gusenya. Iki rero muzakiteho cyane, mwite ku rugo rwanyu, mwite ku muryango wanyu, mumenye ko urugo nirukunanira ari wowe wa mbere uzihungiraho kugira ngo wigishe inama. Hanyuma numara kwihungiraho wigira inama, wigiriwe n'undi muntu wungiyeho, ufata icyemezo ugaruke cyangwa se usohokemo, kubera yuko ntabwo urugo ari gereza. Niyo mpamvu iri tegeko ryagiyeho, mwabyumvise neza, urugo si gereza. Oya sha reka mbabwize ukuri, ntuzifungirane, nta mpamvu nimwe yo kwifungirana. Numva byanze uzasohoke wigende, wigendera uvuga utari ibintu birananiye, ngiye gusanga umucamanza. Kubera yuko nta mpamvu yo guhora ufungiranye ahantu umutima utazatera, ahantu cyangwa uzatera isigane, ahantu utazarya ngo ushyire amaraso ku mubiri, ahantu uzataha ugatahira ku nkeke, nta mpamvu. Ariko ibyo byose bijya gushyika aho ngaho byaciye amarenga. Ntimuzabyemere, sibyo? Muzabyemerere rwose, mwubakire urugo ku rukundo, mwubahane, mufashanye, mushyigikirane kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere. Ubundi ababyeyi baba b'inyuma babasabira umugisha, amagambo bajye babasabira umugisha gusa, nta kindi. Ukubwira ngo mwana wanjye ubaka, ushobora kubibwira umwana ngo yubake ariko bitamurimo. Ushobora kumubwira ngo yubake, hano uri kumubwira ngo senya. Ntimukajya muvuga amagambo menshi, ejo batazana batwaraho mwikomo, mujye mubasabira umugisha gusa. Ubundi nizo nshingano z'ababyeyi, nta kindi. Hanyuma urugo rero ntabwo rwubakwa nk'urundi. Ntimuzubake ingo zanyu mureba izindi z'ababanjirije, nta fotokopi y'urugo igibaho. Urugo ntabwo rugira kopi, oya, buri wese yubaka urugo rwe ukwe. Uko muzashaka kubaka ingo zanyu niko zizaba. Ngo papa ngo urugo rwe ngo rwari rumeze neza, ntabwo uzarwubaka nk'urugo. Urwawe ruzaba rwiza kurenza urwa papa wawe. Nturebere kandi ku baturanyi, ingo zirara zishya uzihoreye. Ntuzavuga ngo nanjye urwanyu ngo rushobora kuzarara rushya, oya, iwawe ntazagire umuriro.
urugo ntuzarugereranye n'urw'abandi. Uzubaka urugo rwawe rukubereye, rukunogeye, wishimiye, wumva ufitemo amahoro yose. Uburiya uriya nawe ufite urugo rurarushye ushobora gusanga ariyo mahoro ye, akumva niyo mahoro ye, buraragurumana. Buri wese afite ikimushimisha. Wowe rero uzubaka urugo rugushimisha, n'uwo mu rwubakanye rubaha amahoro, rubaha umutuzo, rubaha umutekano, hanyuma rubera abandi urugero. Izo ni zo ko tubifuriza. Ndeka rero mbabaze niba nyuma y'uko tuganiriye byinshi ku bijyanye n'urugo no kubaka umuryango, hari uwaba afite impamvu iyo ari yo yose yatuma atashyingirwa uyu munsi, tukamuha umwanya akajya kubitekereza, akazagaruka undi munsi. Hari uhari? Mwaje mwiyemeje? Yego. Nawe baje basunika bamubwira turakuze tuvira aha. Nawe biragaragara yuko mwaje rwose mwafashe umwanya mukabyiyemeza, mukwiye gushimirwa. Hanyuma nanone mbaze abantu bari hano, abenshi ariko bafite impamvu baba bahagaze niba bicaye, cyane cyane mbaze muri bariya bahagaze, ariko niba hari n'uwicaye ufite impamvu yatumwe muri aba ngaba atakingirwa, tumuhe umwanya kugira ngo tumwumve. Hari uhari? Bariya abantu bamwe batambuka, umwe asanga undi agenda antera umugongo, baje kuvuga. Siko mureba inyuma mufite ikihe kibazo? Aba bantu bareba inyuma mufite ikihe kibazo? Mutekereza ko hari abantu babakurikiye bari kutwica tumwumve? Nabarebeye ntawaje, ntawuhari rwose, ntawuhari. Nuse bareba mama, umwe aragenda akavugana n'undi, undi akagaruka, bimeze bite? Oya? Okay. Nabo bari barimo bahana imyanya, menya intebe zabanye nkeya, ariko nagira ngo mbasabe mushimirire aba basore n'inkumi. Iyi ni indangagaciro ikomeye kandi izabaranga bakurikirana mu buzima bwanyu. Uburyo mwitwaye mu gihe mumaze kuri iyi si ukomeze bubaranga, mwitware gutyo no kurusha. Iyo mukurikiwe n'impundu n'amashyi, mwaje hano gushyingirwa, mukumva ikivuga muri sale gusa n'impundu n'amashyi byanyu, ibyo ubwabyo ni umugisha. Mukomeze rwose, ukomeze ubarange, natwe turakomeza tubajye inyuma, tubasabire, ubundi tubahe inkunga zitandukanye. Ababyeyi mubahe inkunga mufite, muradufite nyinshi. Inshuti mubahe inkunga mufite, muradufite nyinshi, kugira ngo bubake ingo zikomeye zuzuyemo ubunyangamugayo nk'uko butugaragarije ubu nonaha. Mpawenimana Pierre Celestin, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwase Yvette umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwase Yvette, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko muhawe muhawe n'Imana Pierre Celestin umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Yewe Murenzi Valens, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Kigoma, maze kumva amasezerano ya Muhawenimana Pierre Celestin na Uwase Yvette bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Muhawenimana Pierre Celestin na Uwase Yvette bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Reka mbanze mbasabe abantu baje baherekeje abageni, nicyo kintu cya mbere ngiye kubasaba, menya nta n'ikindi ndi bubasabe, banze mushimire munakire imiryango mishya. Ababyeyi barimo hano impundu bazivugije kabiri ntabwo migenda.